Mwiriwe neza, mumeze neza, amahoro y'Imana nakomeze abane namwe. Rero turagarutse tugiye kongera kwigana isomo ry'Ikinyarwanda n'ubundi nk'uko bisanzwe kuri uyu muyoboro wacu YouTube channel Menya Vuba Ikinyarwanda TV. Ubu rero muribuka neza twavugaga ku bijyanye n'uko ijwi rivuga, uko ijwi kugira ngo twumve ijwi aho riba ryaturutse cyangwa se inzira z'amajwi, ngo twarebaga mu maraka, tukareba mu kamironko, tukareba mu kanwa, tukareba ndetse no ku munwa. Ubu rero n'undi ubwo twavuze ibijyanye n'ijwi uko rivugwa, amajwi kugira ngo ijwi risohoke, ubu rero tugiye kwirebera icyo bita amajwi y'Ikinyarwanda ariko duhereye ku nyajwi. Ese ubundi izi nyajwi tuvuga zo zikora zite? Tugira inyajwi zihe? Murazibuka. Tugira inyajwi, hari a, hari i, hari u, hari o ndetse na e. Izo nizo nyajwi tugira mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Tubanze rero twihuta cyane twirebere ese inyajwi ni iki? Ubundi inyajwi ni amajwi asohoka mu ntangamajwi hatagize ikiyabangamira. Ngo ntacyo bisaba, yo ni amajwi asohoka mu ntangamajwi mu buryo bwo gutanga ijwi, gitanga ijwi. Ubwo ni ukuva hano ko nta handi ijwi rituruka hatagize ikiyabangamira mu mivugirwe yayo. Icyo nicyo cyitwa inyajwi. Noneho tugiye gusesengura inyajwi tugendeye uko zivugwa, aho zivugirwa ndetse n'imikorere y'iminwa. Tugiye gusesengura uko zivugwa, aho zivugirwa ndetse n'imikorere y'iminwa. Turebe zivugwa zite, zivugirwa he, ese iyo turimo tuzivuga bigenda bite? Mbibutsa gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo ndebe ese ibiganiro cyangwa se aya masomo twese tuba tuyumva. Ese ni uwuhe mubare munini waba bakurikiye iri somo? Gusa icyiza cy'isomo ry'Ikinyarwanda nuko hano kuri uyu muyoboro hanyuzwaho n'amateka y'Abanyarwanda, video ziba ziriho, hanyuzwaho amateka y'Abanyarwanda uko bari babayeho kugeza na n'ubu bizagenda bijyaho, hakanyuzwaho amasomo. Muri make hano ntacyo waburira kivugwa ku byerekeye n'umuco, amateka n'amasomo, cyane ko amasomo ari ipfundo ryo kugira ngo twumve ugukunda igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ururimi nyarwanda cyangwa se nyagihugu. Twihuse cyane rero tugiye kubanza turebe aho zivugirwa. Turahera ku nyajwi i na e. Aho zivugirwa mutabyitiranye, zivugwa ururimi rwihese, maze isonga y'ururimi ikishinga imbere y'amenyo yo hepfo, naho umugongo warwo ukegera urusenge rw'akanwa. Zivugwa ururimi, isonga y'ururimi, isonga ni aka kantu, irimo yishinga imbere y'amenyo yo hepfo, aha ngo ni ahangaha, ikishinga imbere y'amenyo yo hepfo, naho umugongo warwo ukegera urusenge rw'akanwa. Urusenge mubyibuke ni mo hariya, mo imbere hejuru hariya. Umugongo w'ururimi ni uyu nguyu. Noneho iyo turimo tuvuga i na e, ubona ko nimba mvuze ngo i
ururimi rungu aka gasongero kaka karaza kishinge ahangaha mu menyo yo hepfo, maze umugongo wayo nubivuga urahita wumva ko umugongo wayo uri kuzamuka hano mu rusenge rw'akanwa. Ni nayo mpamvu rero bahita bazita inyajwi z'imbere cyangwa inyajwi z'inyarusenge, kubera ko ururimi rwagiye ute, umugongo w'ururimi wagiye hejuru hehe, mu rusenge rw'akanwa. Urusenge ni ahangaha mu nkanka, akaba arimo hirya iriya. Tuvuye ku nyajwi i na e, tugeze rero ku nyajwi o na u. Inyajwi o na u zo rero zivugwa ururimi rwitaruye rukegera inyuma y'ishinya y'amenyo yo hepfo, umugongo warwo ukiheta wegera mu nkanka. Kubera iyo mpamvu zitwa inyajwi z'inyuma cyangwa inyenkanka. Inyajwi o na u mbisubiremo, zivuga ururimi rwitaruye rukegera inyuma, rego ururimi rukava imbere rugasa nk'urusubira inyuma ukuntu, noneho ubwo rwitaruye y'amenyo y'aha hepfo, hano rukavaho, noneho umugongo warwo ukiheta wegera mu nkanka. Hano imbere ni mu rusenge, kino gice cy'ahangaha hejuru taragera ku menyo ni mu rusenge, noneho mo hariya mo imbere cyane hejuru gutya tuhasanga mu nkanka, akaba hariho mu nkanka. Rero ururimi rusa nkaho rusubira inyuma rukarenga y'amenyo, noneho rwa mugongo wayo ukihita wigira he, mu nkanka. Mu gihe za i na e ururimi rwita rujya mu gisenge, zikitwa inyarusenge. Mu gihe rero hano rero o na u ururimi ruba rwagiye mo imbere, umugongo wawe ukajya mo imbere ukajya mu nkanka hejuru, maze zigata zihabwa izina ryo kwitwa inyenkanka, mu gihe izina riki ari inyarusenge. Ndizera muri kubyumva. Gerageza ubivuge urete ubyumva. Tuvuge o aho ururimi rwarenze y'amenyo y'imbere yo hepfo, rusa nkaho rusubira inyuma ho gatoya, noneho wa mugongo wayo urukumva ko usa nkaho uri kukugonga mo imbere mu nkanka. Na u nayo nuko, na u urasa nk'usubira inyuma, kagasongero k'ururimi ntabwo yasanga ururimi ntabwo ibuze kujya hano mu menyo, ahubwo irasa nk'isubira inyuma mu menyo hepfo, ahubwo irasa nk'isubira inyuma, noneho umugongo uhite wiheta mu nkanka. Ubwo tugeze ku cyo bita a, niyo ya nyuma. A niyo ya nyuma, tugendeye aho zigira ute, aho zivugirwa. Rero ayo rero ivuga ururimi rurambuye mu kanwa, kandi inzasaya zombi zibumbuye neza, maze igasohokera hagati mu munwa cyangwa se hagati mu kanwa. A yivuga rero tubyumva, ngo ivuga ururimi rurambuye rumeze gutya, noneho inzasaya zombi zigize ute, zibumbuye. Izi nizo nzasaya, noneho bityo niyo mpamvu rero, niyo mpamvu zitazitwa iki, niyo mpamvu ihita yitwa inyajwi y'iki, yo hagati cyangwa se impagati. Twarebaga uko zigira ute, twarebaga aho zivugirwa, niho dusoje. Ubwo dukurikije uko zivugwa cyangwa urwego rw'inyatu, uko zivugwa. Ahambere twarebaga aho zivugirwa, zimwe zivugwa ururimi rusubiye inyuma, ari o na u, urusenge noneho ururimi
umugongo wayo ukajya mu nkanka zikitwa inyenkanka, naho i na e zikavugwa isonga y'ururimi yishinze ku menyo yo hepfo, noneho umugongo wayo ukerekeza mu rusenge zikitwa inyarusenge. Mu gihe a yo ivugwa ururimi rurambuye, inzasa zombi zirambuye, ururimi rurimo hagati a. ubwo icyo gihe twavugaga aho zivugirwa. Tugiye kureba uko zivugwa noneho, cyangwa se urwego rw'iyatu, ubu kwatura nyine ngo ni ukwatura, kuvugwa, uko zivugwa nicyo tugiye kureba ahangaha. Noneho ahambere urumva ko byagendaga. Noneho hano tugiye habanza i na u. Iri somo utari burya neza ryagucanga. Noneho hano uko zivugwa cyangwa se urwego rw'iyatu, uburyo zaturwa izivugwa, hano dusanga ari i na u aribyo biri kumwe. I na u rero hano zivugwa akanwa gasa n'akajya kwifunga buhoro, ni nayo mpamvu zitwa inyajwi z'imfunge cyangwa se inyajwi zo mu rwego rwa mbere rw'iyatu. Turi kureba uko zivugwa, cyajya yari aho zivugirwa. Ubu rero turi kureba uko zivugwa. Rero iyo turimo tuzivuga, nkoreshe gutyo, iyo turimo tuzivuga zino nyajwi i na u ziragendana, zivugwa kimwe, kuko zivugwa iminwa, zivugwa akanwa gasa n'akajya kwifunga buhoro. Ikore wumve i ntabwo ari karifunga buhoro, sibyo? Na unu ntabwo ari cyane ngo ntabwo ari cyane na o, ahubwo ni u birajyana. None tugeze kuri i na e. Oya, tugeze kuri e na o. Yari i na u kuko zivugwa birajyana. Noneho tugeze ku cyo bita e na o. E na o rero hano zivugwa akanwa gafunguye buhoro. Ahambere yara uko kuri i na u yari ukwifunga buhoro, noneho hano kuri e na o karifungura. Ntabwo turi muri u, ntabwo turi muri i, turi muri o na e. Urasa nkaho ugira ufungura buhoro. Noneho tugeze kuri ariko nyine karifungura, kakifungura buhoro. Ni nayo mpamvu rero bibiha ubushobozi bw'uko zibarirwa mu yego zo mu rwego rwa mbere, zo mu rwego rwa kabiri. Yes, zo zitazitwa inyajwi zo mu rwego rwa kabiri, kuko urwa mbere n'inyajwi zo mu rwego rwa mbere akaba arizo bita i na u, urwego rwa kabiri akaba zitwa e na o. Tugeze ku ya nyuma ariyo yitwa dozi n'eshanu, iya nyuma akaba ariyo iza mu rwego rwa gatatu. Tugiye kureba uko igira ute ivugwa. Turi kureba uko zivugwa cyangwa se ukwatura kwayo ni a. Rero yo bigenda bite? Rero nyajwi rero ivugwa akanwa gafunguye birambuye. Ni nayo mpamvu ituma yitwa inyajwi mu rwego rwa gatatu. Nakitangira uratura ukavuga yego. Ubwo tubonye uko zivugwa, aho zivugirwa, tugiye gukurikizaho icyanyuma, imikorere y'akanwa. Imikorere y'akanwa ni gute izi nyajwi zikora ku bijyanye no ku munwa n'akanwa, tugiye kureba. Iyo tugendera ku mikorere y'akanwa rero, dukurikije imikorere y'iminwa yombi, inyajwi zirimo ibice bingahe? Bibiri. Dukurikije imikorere y'iminwa yombi, inyajwi zirimo ibice bibiri. Ibyo bice ni ibihe rero? Igice cya mbere dusangamo i, e ndetse na a. Zivugwa iminwa yombi yiteye ikegera inyuma, ariko ntiyibumbe
niyo mpamvu zitwa inyajwi zimbumbure. Yego, zimbumbure. Izi nyajwi zimbumbure zivugwa iminwa yombi yiteye ikegera inyuma, iminwa yombi yiteye ikegera inyuma ariko ntiyibumbe. Niyo mpamvu zitwa inyajwi zimbumbure. Tuzivuge turebe ko kuko ari inyajwi zimbumbure. Dore kuri i, reba uyu munwa, i ariko bisa nkaho bisubira inyuma ukuntu kari gusubira inyuma. I none tujya kuri ni imikorere y'iminwa. Tujye kuri hano ukuntu iminwa iri kugenda. Niyo mpamvu zitwa inyajwi zimbumbure. Ngo tugeze ku rwego rwa nyuma, tugeze kuri o, tugeze kuri o na u. Icyo gihe twari turi kureba kuri i na e na a. Ku mikorere y'iminwa zivugwa iminwa isa nkaho yiteye igasubira inyuma buhoro. A, e ndetse na i. Tujye kuri o na u. Nibyo byari bisigaye ko zirimo ibice bibiri nubwo twabibonye. Zivugwa iminwa yombi yikweze kandi ikibumba buhoro. Niyo mpamvu zitwa inyajwi zimbumbe. O kegera kandi ikibumba buhoro. O ariko kari kwibumba ukuntu, iminwa iri kwibumba ukuntu. Rero hano nshaka narekera aho ngaho, tukazaza tureba irindi somo rikurikiyeho. Dushobora kuzaza twirebera wenda ku bijyanye n'ingombajwi. Ingombajwi zo ziba zimeze zite, se ziteye gute, tsarebamo ibintu biryoshye, tsarebamo inyamareka, inyasongashinya, inyamazuru, inyamenyo. Ibyo sinzi ko waba uri kubyumva. Rero kambe turekeye aha ngaha. Somo rinini rirana banga amajyana narambirana kuba umuntu yaryiga. Kambe dusubikiye aha ngaha, tuzagaruka twiga ibikurikiyeho. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Ndizera nta muntu utemera Imana, kuko ubaye utayemera sinzi wenda niba hari ibitabo byinshi by'ubushakashatsi bishobora kuba bigaragaza wenda cyaremye isi n'ijuru, wenda ku buryo wabyemera birambuye. Niba tutazi icyabiremye, tugomba kwemera ko Imana ibaho. Ndetse niba ubyuka ukaryama ukabyukana uri amahoro, nabwo ushobora kutawemera ko Imana ibaho. Ndabakunda cyane rero, naho utaha.